Yes, alright. Yes, this is Desk TV, Desk Media Nyabruki de Madison. Ndabashimira mwese mwakoze subscribe, mugatera comment, mugatanga na like, ndetse muzakoresha Imana bampera umugisha. Twagarutse umunsi rero katutangire agafilime kacu, kadutangire neza. Ariko mbere uko ntangire kabanze mbabwire. Ndashimira umuntu wese wakoze subscribe kuri Desk TV. Akagenda agatanga like na comment. Nukuri ko Imana abashima, Imana igibaho umugisha. Kandi umuntu ugiye kujya dusharinga we, Imana yamukubira karindwi. Ntago mbatuburiye, reka twikomereza agafilime kacu. Kagafilime nakumukobwa wanyereye akagwa mu mata ateruye umugati. Numukobwa wanyereye akingwira mu gikoma cya bureba ateruye umugati. Yaragiye yigira kwikora mu mabosi, birangira umubosi amushatse. Mbega ukuntu bitangaje. Reka twigendere dutangira agafilime kacu, katwitangira agafilime kacu. Uyu mukobwa n'umusabirizi wirebe hano ya restaurant y'abakungu yarebye mabona ibya kurya aza yirukanka atekera kumeza atari umuntu ararya fast ameze nk'umaze iminsi atarya hazi ninja sha urinde uri gukora iki ku meza yanjye umbabarire wakigoryewe ntunga nukuri reka nigendere ese niki kiri kujya mbere hano uyu munyabyari muratwira ibiryo mumbabarire ariko nshobora kugenda uretse ushobora kuba ushonje cyane ushobora kurya nta kibazo Henry ese bayikira gutumiriza inzare ntago uzarikira gutumira inzare zo zimande n'impande no kumeza yacu koko murakoze cyane ariko shana ukwenda sebye n'ukuri Henry yaramurebye uretse ese ukeneye akazi ndiri yarumiwe ese hari ikintu wampa urabona dukeneye umukozi mu rugo umugabo w'umukire yatumiye agakobwa k'akazerezi ngo babane mu rugo. Iyi filime yacu nayishingiye wumve no nkuru neza ngo umugabo w'umukire ngo yatumiye agakobwa k'agatindi k'agasabirizi k'akamarine mu rugo rwiwe. Ngese ngo ntago ryaba ari itangiro ry'imigani cyangwa se inkuru ntago itangiro ry'inkuru z'emo akabya nkuru ngo ariko ibyakurikiyeho mu nyuma ngo ntago byari bishimishije ahubwo byari agahinda karenze. Uyu mukobwa ngo yisanze mu rugo rw'abakire kandi nyamara umusabirizi nawe ubyumvishe wakumva ari ibintu bidashoboka bitanabaho ariko reka twumve uyu mukobwa byagenze bite. Ngo ngende twamarita ngo kandi n'inkurangira urukundo ngo mbe gukone byiza ngo aho umuntu twagiye dukorera dukeneye ko n'undi muntu mwizurenze mu kimoteri barahari benshi ariko riri wagiye bitwara neza dukeneye umukozi dufite ubukwe sibyo nta n'igihe ufite kandi ariko dukwiye gushaka umugore ukuze atari uyu nguyu uteye asike nta peti yangira agiye nta hantu agiye kujya aradukorera nabitekerejeho neza riri baramuzibije riri yarumiwe ubanza aragiye kubana n'uyu mugabo we nakoze mu nzu Henry iminsi myinshi natekere byagaragara yuko noneho ntaye ngiye gutuza amoro yaje ariko naye nibeshye hari wakomanza ahangaha nuko areba iyo sura muyibuke bite iryo jwi nari ndizi neza nararihunze kugira ngo nazongera kumva uramura muhunze nongera kumva yajwi ariko nanone arongeye niryajwi ragarutse ariko wagiye bitwara neza mbabarira kandi ufungure mbabarira ntago nabyemera ntago nafungura yagonze Henry azamuka yirukanka barumiwe abangaba uyaje hana hangaha sinzi icyapfa n'ura mugabo ese kucyuhunga ndashaka nyango menyane na Beni niwe dufatanya business undi munsi mbabarira rwose sawa nta kibazo ariko se ikibazo ufite ni ikihe bite kuri gutitira wingirira ikibazo ndagaruka mu nshingano zanjye ndaneza mu kanya wimbeshya wikwihuta nta kibazo ikintu cy'ingenzi ni ukumenya yuko utekanye no kumenya ko nta kizakubaho nk'uko nabikubwiye ndi ruhande rwawe kandi ntabwo nzatuma n'umuntu kubabaza Sheri Henry Beni aragukeneye mu kindi cyumba nuko nuko amaninja yivugira reka njye kumureba nta ribi ninja yagararaho yagira ngo iri kwifotoza ese Beni uramuzi akaza kazwe n'ukanga ati ndakwinginze ntumubwire ko ndahangaha ntacyo ndamubwira kandi ndanabigusezeranya uzi n'ikindi nishimiye yuko uri kumwe natwe kandi mu by'ukuri shaho uri umukobwa keza pe kandi anakwizera n'ukuri
kano kaba kibereye muri za Snapchat ntago kaza aho bibera, n'akana keza nubwo kajya kabwanuka nyine nk'aba.com bose, ariko zamukara umusifuye wewe waza nkakubwira amasegonda makeya, hari akantu nshaka kukwereka. Henry yahamagaye Marita urebe. Henry yari umugabo mwiza pe, yari ameze nk'igikomangoma kigiye gukora ubukwe. Ndagaragara nte? Niko Henry yamubajije. Sha ewana uraberewe n'ukuri. Ese nibyo? Akanye ntago nabikunze pe. Marita yaramwaje. Ndakeka ari utuntu twahindura dutoya. Ese twagiye utuntu duhindura dutoya? Yamwambuye karuvati nk'umugore we. Ubona yuko Henry yari kumwe n'umukobwa pe, abatuje n'ukuri wagira ngo harimo akantu we. Twikomereza agafilimi. Yamwambitse ni karuvati nk'umugore. Henry ubona ko bimushimishije. Arangije Marita ngaho reba byiza cyane. Sha biragaragara neza rwose. Ariko sana nta n'icyatabara igisura nk'iki cyanjye pe, ariko ntukavuge gutyo, uri umugabo mwiza pe. Ndeni n'umunyamerika kuba gufite Henry, ariko se mu by'ukuri birakwiriye, birankwiriye. Ushaka kuvuga iki bundi? Mu nyuma nibwo namenye yuko uriya mukobwa yari atambwiza ukuri. Bimeze nk'urukundo hagati yacu rwarangiye cyangwa se rwashize. Bigaragara nkaho anshaka ikindi kintu gitandukanye n'urukundo pe, anashaka ibindi bitari urukundo. Ndakeka ni nakajagari k'imyiteguro y'ubukwe. Rero ni umukobwa mwiza, kandi ndakeka ibyishimo byanyabyo biragutegereje. Henry ati sinyeka ko ari byo, ariko byo kuvugana nawe ndumva ntuje meze neza. Henry twatangiye rwose kugenda tukururana gake gake. Natangiye kubona uburyo agenda nyitegereza ko ari ibintu bidasanzwe, ko ari ibintu rwose bitandukanye. Yaragiye kumugara, twatangiye kumera igihe kinini kurusha Riri. Mu gihe Riri we yazaga yikeneye udufaranga gusa bagaje kumukura. N'iki gihe kuki namenye yuko ari bwibazo bigiye kubyari bintegereje imbere. Yarakomanze ahangaha, injira. Umugeni yiteguye kugera kuri alitari, uyu nguye byamuyobeye, ntago atuze. Hari ikintu kimwe gisigaye, indahiro y'ubukwe cyangwa se isezerano. Ese wakumva ibyo nakoze? Yarahagurutse ngo agiye kumurasura, ngo agiye kumwitorezaho. Henry arahagurutse agiye gusezerana. Wumva isezerano? Amaso yawe y'igitangaza yarantwaye kuva igihe twahuye. Ndakurota buri joro. Akareba uyu nguyu, murebe amaso y'ubuhehesi. Ndota kandi urupapuro nta kintu kiriho. Ndota nkufashe ikiganza ubuzima bwanjye bwose. Wagira ngo ari guporopoza we. Umugabo yaturubuye. Kandi nanjye wanditse rwose ijambo ryiza uri buze kubwira Riri. Ubiragiye kumfata ikiganza. Wagira ngo nibakunda. Ntago mu by'ukuri ibyo nanditse, ahubwo nari ndimo ndaguteguza ngo bitekerezeho neza, kandi unabitekereze cyane. Witegerezeho agiye kumusoma. Marita apogoro baryango sha ikanzu uko yangiraje gira vuba. Bari basomanye, Mana nyagasani. Ntago nabikora, ni amakosa. Henry ubanza kundura umukobwa Marita we, kandi afite ubukwe. Marita bigenze bite? Umbabarire, ariko ntago nshobora kwitabira ubukwe bwanyu. Karamugaruye yewe. Ese nubwo ukimara kumenya ko ziriya nkuru z'abakire n'abatindi ziba ari inkuru z'ibihimbano z'amakabya nkuru? Ese kika ko ntabonye uri muri shinja ku mugabo wanjye umwibambazaho? Dore mbese ugomba kumenya ko uri umuja wanjye, uri karyasi wanjye. Nukomeza kwishinja ku mugabo wanjye, nzabwira Ben kura aha ngaha. Ujya umukobwa atinya Ben, Marita atinya Ben. None ngo nakomeza kwibambaza kuri Henry ngo bazabibwira Ben. Yashatse kugenda amakubagaho. Ese ugiye he? Ntago uca kongera kukubayagamira. Umva nkubwire, buretse kugenda ndakekana ubusazi, ariko ntago wagenda. Nkubwiye ijambo rimwe, ubukwe ndabuhagarika. Mana nyagasani. Umva Mr. John, wiba ikigoryi. Imigani y'ibihimbano ni imihimbano nyine ntibaho. Marita yarirukanze. Nabungabunze isi yose amasaha menshi, ariko ibirenge byanjye byamungaruyeho n'ukuri. Ntago nari ndi mu bantu batumiwe mu birori, ariko byarandakaje kubona Henry inshuro yanjye ya nyuma. Yaraje yicara ahangaha akicara. Sawa Marita,
ese wagize ko yaketse ko nazakubona yahuye na Beni akabi ntaho kajya ndeka ngende Lili yarabibonye Marita ari gutitira Beni yamufasha reka ntago natumugenda ubu tugiye kubana iteka ryose nta kuntu nasubirana nawe wakinyuwe wadayimoniwe mureka agende Beni Henry yaravuze biragaragara yuko ari we mwangiza rwose uburyo wishimye ku isura yawe umva Mr John aka nakagoryi karampunze kandi aragaye byanjye byose none yagarutse yangarukiye numva waribeshye nta no Marita mujyane nawe ikiza no kwagenda ntago kubita wanzerereza iwe yamufashe ukuboko kandi ngo yari mu bukwe ngagiye kurera umugore ndebera padiri ndebera umugore ndakeka ufite abashyitsi tuzi kuri polisi wanzerereza iwe akigoryi sohoka akinyendaro ese kutambwiye buri cyose mu gihe kubitabimbwiye ese ndi bari kwizera yuko umugabo wawe mukora business cyangwa kwizera akavuga kagasabiriza kari aho ngaho nari mfite ubwoba yuko uzahita unsubiza kuri amujinga ntago nzatumugenda ese niki kiri kujya mbere hano namenye yuko uburundi rwose tugiye kuri aritari atankwiriye karo karumiwe uva karo kantu karabwanutse katse ibyo nibiki murimo nuko heneta musubiza ngo nakeka nibeshye ku myenda yanjye rwose ngo imyenda nambaye ntago inkwiriye ngo umuntu ugiye gusezerana nawe ngo rwose ngo namwibeshyeho muri make ko ngiye kubana nawe ni ikosa rikomeye norakaga kati hoya Henry ntago wabinkora umva rwose dutangiye gusoma isezerano ibyo ni ibyawe nagerageze kwandika ibyanjye ariko ibyo nitekerezaga ni Marita gusa Marita yarasetse kandi n'ubwo ndanabagaritse sha ntago byari byo riri ariko wansezeranyije imodoka mu nyuma Henry yarasetse niyo ntego yawe rero kunkura zafite kwigendera rero wakinyendaro we tayari nuko bagenda batanga mu pase yateruye amakanza arigendera urukundo rwasigaye ahangaha urakoze cyane kuba wongeye kungarukira mu buzima twese dukora amakosa ariko ikintu kinyenze mu rukundo ni ugukora amahitamo ya nyayo mu gihe cyanyacyo mu gihe cyageze ndabashimiye nuko kagenze namwe mwigireho